kandi inshuti zacu twongeye kubasuhuza tunabifuriza gukomeza gukurikira ibiganiro byacu kuri Bonheur TV, source de bonheur de la génération no ku Ipfundo TV, ipfundo ry'ukuri. Tukaba rero dukomeje ibiganiro byacu uko bisanzwe kandi tukaba twongeye kubasuhuza, ntabwo twibagiwe abanyarwanda aho bari hose, abari mu gihugu n'abari hanze. Turabasuhuje mwese banyarwanda, abanyarwandakazi, kandi tubifurije ibihe byiza, ndetse tuboneyeho n'uyu mwanya mwiza wo kwifuriza abari n'abatega umunsi mwiza. Mukomere rero kandi mukomeze muryoherwe n'ibi bihe murimo, ariko tutibagiwe ko hari n'abandi bafite ibibazo, abanyarwanda n'abanyarwandakazi bari mu mashyamba ndetse batagira aho baba, batagira icyo kurya, batagira icyo kwiyorosa, babayeho bunyamaswa. Ibyo rero nabyo turagomba kubizirikana, kandi muri bo harimo n'abanyarwandakazi bakagombye kwizihiza uyu munsi kimwe n'abandi. Uyu munsi rero dufite umutumirwa wacu, turi kumwe na Bwana Murere Guillaume. Murere Guillaume, mwiriwe, turabasuhuje. Mwiriwe neza Bwana Bonheur. Nimukomere, ndagira ngo mufate kano kanya. Uwiteka Imana ishobora byose ikomeje kuturinda ikaduha n'imbaraga kugira ngo mufate uyu mwanya namwe musuhuze ababakurikira, musuhuze abanyarwanda n'abanyarwandakazi, ndetse cyane cyane n'inshuti zanyu zikunze gukurikira ibiganiro byanyu. Ijambo ni iryanyu Bwana Murere. Urakoze cyane Bwana Bonheur. Ndagushimiye, ariko ndabanza gushimira Imana yaduhaye uyu munsi ikaduha n'imbaraga zo kuyikorera ni ugukorera kugira ngo ingoma y'Imana dutange umuganda wacu kugira ngo ingoma y'Imana izasakare ku isi. Ingoma y'Imana rero ni umubano mu bantu, ni urukundo, ni ubusabane, ni ugufashanya. Mbese uri imbere, uwateye imbere agafasha utaratera imbere, kuko twese nk'uko nkunze kubivuga turi abana b'Imana. Iyo rero tumaze kuvuga ko turi abana b'Imana, ni ukuvuga ko twese turi abavandimwe. Ntawemerewe gufata umuvandimwe we ngo amugire amwite ikizira cyangwa igihumanya, mukandagira mugire umucakara. Ubwo rero ndashimira Imana yaduhaye uyu munsi ikaduha izo mbaraga. Icya kabiri, ndaramutse nyine abagiye gukurikirana iki kiganiro, mbasabira imigisha y'Imana n'abarimo kudufasha mu buhanga bw'ibyuma kugira ngo iki kiganiro kigere ku banyarwanda benshi. Murakoze. Murakoze cyane kuba musuhuje ababakurikiye kandi mukabashyira imbere y'Imana. Uwiteka Imana Nyiringabo akomeze arindire abanyarwanda aho bari hose, kandi atange amahoro mu gihugu cy'u Rwanda. Bwana Murere Guillaume rero, dutangira ikiganiro cyacu, turagira ngo duhere ku biriho kuba muri kino gihe.
nk'abantu bakunda gukora isesengura ku mateka ndetse no ku biba biri kuba mu bihe bitandukanye. Ntabwo dusubira mu bihe ngo tujye kuvuga iby'intambara y'isi yose uko byagenze ndetse n'intambara uko zakurikiranye, cyane cyane ko tumaze iminsi tuvuga ku byerekeranye n'intambara z'iwacu mu Rwanda. Ndagira ngo Bwana Murere Guillaume uyu munsi mugerageze kutubwira ku byerekeranye n'intambara iri kuba yo mu Uburusiya burwana na Ukrain. Iyo ntambara rero ubu ngubu ikaba imeze nabi, ariko abantu benshi bakaba bavuga ko bibaye nabi ishobora guhinduka intambara y'isi. Bwana Murere Guillaume, ibyo bintu namwe niko mubibona? Ijambo ni iryanyu. Yewe, intambara y'ibyo irakaze, irimo irangiza byinshi muri Ukraine, n'abantu benshi barimo barapfa, abandi bagahunga. Ni ibintu bibabaje iyo ubonye ikiremwa muntu, abantu bapfa, kandi abenshi bapfa nabo bahunga ni ba bandi b'abaturage batagize aho bahuriye n'abarwana n'izo ntambara, icyo mbese baba bishakira kubaho n'imiryango yabo bakarera abana babo. Ariko iyo intambara ibaye, abo ngabo nibo ba mbere basenyerwa, nibo ba mbere bicwa, nibo ba mbere bahunga. Ibyo rero birababaje. Ubwo nkaba mboneyeho kwifatanya n'abaturage ba Ukraine mu kababaro barimo. Ni akababaro gakabije, ariko nanone ngiyo ndebye iriya ntambara numva bimbabaje cyane, kuko mbona ari intambara itaragombaga kuba. Kubera iki? Kubera ko tubihereye mu mateka y'Uburusi n'igihugu cya Ukraine, mu by'ukuri ni igihugu kimwe, ni ubwoko bumwe. Abenshi batuye biriya bihugu byombi nabo bita les peuples slaves. Uburusi bwatangiriye hariya i Kiev mu mateka, ugenda bukura, donc l'empire russe niho yatangiriye. Bahuje idini, abenshi muri bo ni abo-orthodoxe. Ururimi ikirusi n'ikikrenien ni indimi kazima zisa cyane. Nk'iyo bavuze ngo mu kikrenien bakaba ngo ni Kyiv, naho mu kirusi bakaba ngo ni Kiev. Bakavuga Kharkiv, mu kirusi bakavuga Kharkov. Guhinduramo dukeya, ariko mbese navuga ni nk'uko wavuga ikinyarwanda n'ikirundi. Mu by'ukuri nanjye niko nari ngiye kuvuga intugo ni ikinyarwanda n'ikirundi rwose. Ni ikinyarwanda n'ikirundi. Urumva rero, donc iyo urebye ni igihugu kimwe, duhereye ku mateka, duhereye kuri geografiya, duhereye no ku bukungu. Ku mateka nyine nibyo maze kuvuga ko bose bakomoka, abakurambere babo bose abenshi, uretse wenda mu gice cy'iburengerazuba bwa Ukraine hatuye abantu bagiye baturuka muri za Polonye no muri za Hongiriya, ariko mu gice mbese kijya iburasirazuba, uhereye hagati ukagera iburasirazuba, ni abantu, ni abarusikwa, cyangwa se bavuga ikirusi, cyangwa se bakunda ikirusi, abo bita rusofile, soit rusophone ou rusophile. Urumva rero, historiquement c'était un même peuple. Noneho géographiquement, iyo urebye ku ikarita y'isi usanga ubu Ukraine ifite umupaka n'Uburusi. Ariko mbere y'uko wenda njya aho ngaho, nibutse ko mfite igihugu cya Ukraine cyaremwe na Empire Soviétique. Imipaka yacyo yaremwe kuko Ukraine yari imwe muri za repubulika z'abasoviyeti. Ni imipaka yawo yaremwe n'abasoviyeti. Donc
ubwo mvuze mu mateka nyine ko ari igihugu kimwe. Noneho muri geografiya nk'uko maze kubivuga, bafitanye umupaka wa kilometero 2,000, hagati hari umupaka wa kilometero 2,000 hagati ya Ukraine n'Uburusiya, kandi ni ahantu h'ikibaya hafunguye, nta bariyeri naturelle, nta rutangira ihari, nta misozi, nta migezi. Ni ukuvuga ko umuntu uvuye muri Ukraine ajya mu Burusi cyangwa uvuye mu Burusi aza muri Ukraine ni kwa nigireyo, harafunguye, ni ikibaya. Donc géographiquement bari kumwe. Nanone mu bukungu, nahoze ndeba carte ibi bitembo bijyana gazi bivana mu Burusiya bikanyuza muri Ukraine, noneho ikazakomeza ijya mu bihugu by'i Burayi. Ubona ko Ukraine mbese ikomoka ubukungu, hari igice cy'ubukungu kiva kuri iyo gazi iva mu Burusiya ikanyura muri Ukraine, kuko ubu Ukraine ifataho amahoro. Nanone industrie za Ukraine zubatswe n'Uburusiya. Ziriya ndege, urabona iriya ndege nini cyane, ziriya Antonov AN je pense 255, iriya yatwaraga imizigo minini cyane, le plus gros, indege yari nini cyane ku isi, uretse ko numvise hari amakuru avuga ko abarusi bayirashe bakayisenya. Ariko ibyo byose byari muri Ukraine, ariko byubatswe n'Abasoviyeti. Inganda, tekinoloji, biki byose, wenda hari bimwe bigenda biva muri nganda ziri muri Ukraine zubatswe n'Abasoviyeti. Ni ukuvuga ko mu by'ukuri Ukraine n'Uburusi, kuri njyewe ni igihugu kimwe. Abari-Ukrainiens bari bakwemera akaje, bakumva ko amaramuko yabo azirikanye n'ay'Uburusiya. Niko Imana yabigennye. Ni nk'uko navutse muri Kigombe, navukiye muri Kigombe nkavuka kuri data na mama. Ibyo bintu ntabwo nshobora kubihakana. Nshatse kubihakana banyita umusazi. Iyo niyo realite de fait. Nkunze no kugereranya Ukraine, Uburusi na Ukraine, nk'uko ngereranya Etats-Unis na Canada. Urabona ukuntu ari ibihugu bibiri bibangikanye. Canada 75% kw'ibicuruzwa bya Canada bicuruzwa muri Etats-Unis. Bafitanye umupaka hafi, simbizi ntabwo nibutse mu birometero, ariko urabona uva ku nyanja ya Atlantika ukagera ku nyanja ya Pasifika. Donc abanyakanada turi miliyoni 40 ku gihugu kingana gutyo. Nabo wenda n'Uburusi bo urabona bafite kiriya gihugu, ariko bafite miliyoni 150 z'abantu. Ariko twebwe muri Canada ni miliyoni 40. Ni ukuvuga ko nta bushobozi intrinsèque dufite bwo kuba twarwana ku busugire bwa Canada, igihugu cya Canada kiramutse gitewe. Kugira ngo ubwo busugire tuburwaneho, bisunze Etats-Unis. Ni ukuvuga ko Etats-Unis en fait na Canada au point de vue sécuritaire ni igihugu kimwe. Niyo mpamvu aho Etats-Unis igiye mu ntambara, akenshi hafi 100% na Canada barajyana. Les positions donc muri géopolitique. Abanyakanada bo rero twarabyemeye. Hari umu premier ministre w'umunyakanada wigeze kuvuga ngo nous avons le malheur d'avoir le privilège d'être voisin du géant américain. Twagize ibyago byo kugira amahirwe yo kuba duturanye n'igihugu cy'igihanganye nk'Amerika.
ni ukuvuga ko twebwe ubwiye umunyakanada ngo niyidetashe kuri Etats-Unis ntibishoboka, yakubwira turi umusazi. Higeze intambara ya Afghanistan itangira, babajije Premier Ministre Jean Chrétien wa Canada bati Monsieur le Premier Ministre, la guerre vient de commencer en Afghanistan. Est-ce que le Canada va envoyer des troupes? Premier Ministre Jean Chrétien arasubiza ngo abanyamerika ntago bari babinsaba ariko narangiye kubibemerera. nanone rimwe hari havutse umwuma muri ziriya province muri za California, amazi yabaye make cyane, noneho hazize ababanga nyine les environnementalistes bamwe batangira kuvuga ati Canada mwebwe mufite amazi menshi cyane, none reka tuzubake za pipelines zijye zifata amazi ziyavane muri Canada ziyagende ziyajugunye muri Fleuve Colorado, noneho azakomeza azagere muri California. Noneho abantu bamwe batangira kuvuga ngo amazi yacu ngo ni ubukungu nationale, ngo ntago bagomba kuyafata ngo bajye kuyagurisha guhereza muri Etats-Unis bayaha abandi. Nuko Jacques Chrétien yafata ijambo, wari Premier Ministre, namukundaga n'ubu ndamukunda cyane, n'umuntu wafataga ibibazo rwose de façon simple pragmatique. Atariko mwabantu murumva Etats-Unis zakwicwa n'inyota, Canada dufite amazi. Atese tuyabimye bakaza kuyafata ku ngufu, hari imbaraga dufite zo kubibabuza. Ahubwo niba bashaka ayo mazi koko nibazana amafaranga twubaka izo za pipeline baduha akazi tuyohereza. Urumva rero muri ADN, mu myumvire, mu misokoro y'umuntu uri muri Canada yumva ko nta kundi byagenda, ni ko Imana yabiremye. Igihugu cya Canada ni unconditional, wenda kuzageza wenda mu binyejana biza, igihugu cya Canada ni unconditional ally ya Etats-Unis. Nuko bimeze. Noneho rero nanjye nkavuga ntumva abanya-Ukraine bari bakwiye kumva ko bagomba kuba unconditional allies ba Russia, de par la proximité géographique, de par la proximité historique et de par la proximité économique. Bon, noneho rero aho kugira ngo bigende gutyo, kuva muri 2014 nyuma ndetse hakaza gutorwa n'ure mu perezida w'umurusi Zelensky, noneho ahubwo bo bakavuga ngo ngo turashaka kuva ku Burusiya, turashaka kujya kwinjira muri OTAN. Urumva? Baravuga bati turashaka kwinjira muri OTAN kuko baba bareba nyine bakavuga bati abantu bo mu Buraya bafite ubuzima bwiza, bafite niveau de vie élevé n'iki byinshi, mbese bakabibonamo ibintu by'ibitangaza ko nibinjira muri OTAN aribwo bazamererwa neza, ko arimo noneho abaturage bagashyushya imitwe. Kandi Uburusi bukababwira bati ngewe OTAN kuza bagatereka imbunda zabo muri Ukraine, ngewe numva ntatekanye, ntabwo ibyo bintu nzabyemera. Abandi bagakomeza bakensista. Ikindi kintu bakoze nuko kuva muri 2014 batangiye noneho gushyiraho amategeko akandamiza abarusi bavuga ikirusi cyangwa se bakunda Uburusi batuye muri Ukraine, cyane cyane mu gice cy'Iburasirazuba. Nk'ubwo ngubwo bagashyiraho amategeko ngo ntabwo abana bagomba kuzongera kwiga mu kirusi, kandi arirwo rurimi bavukiyemo, arirwo rurimi rwa ba se na ba nyina, ngo bagomba kwiga mu Kiukrainien. Abandi bakabibonamo mbese ikandamizwa. Nanone ziriya province za Donetsk na Lugansk zo mu z'iburengerazuba zegereye Uburusiya, bo hafi nka 80% ni abarusi bavuga ikirusi. Bo bakavuga bati rero ntabwo dushaka kugira ngo mbese dutegekwe n'aba-Ukrainien, bagashaka
kuva kuri Ukraine bakaba independent, ndetse wenda byazaba na ngombwa bagasubira mu Burusi. Hanyuma ubwo ngubwo aba-Ukrainiye bo bakavuga bati niba ari ibyo ngibyo tuzarwana, bagatangira kubarasaho babatera amabombe. Aha nakwibutsa nanone mu kazi nakoraga ko nakoreraga guverinoma federali y'iki gihugu cya Canada, hari isomo baha abafonctionnaires ba leta bose, ni isomo ngo sur la diversité, batwigisha kubana, gukorana n'abo tudahuje, kuko urabona iki gihugu ni ihuriro ry'ubwoko bwinshi cyane. Donc batwigisha gukorana n'abo tudahuje ubwoko, cyangwa se abo tudahuje ubuhuzabitsina, abo tudahuje idini, etc. muri iryo somo baratubwiye, ubwo ndabivuga mu Gifaransa ariko wenda ndibuze kubyerekereza mbishyire mu Kinyarwanda, l'ethnocentrisme c'est la tendance à considérer les attributs de son ethnie, de sa race, de son espèce comme supérieurs. C'est un phénomène normal, observable chez tous les êtres humains. Ça fait partie de l'instinct de conservation. Ni ukuvuga ko gukurakuza ibimenyetso biranga ubwoko bwawe, ukumva ari bisumba ibindi, ni ikintu gisanzwe umuntu abona ku kiremwa muntu icyo ari cyo cyose. Kandi ni bimwe mu bifasha ubwoko cyangwa se ubwoko bw'abantu gusugira. Urumva, ni ukuvuga ko iyo muri Ukraine, guverinoma ya Ukraine yabaga itera amabombe kuri abo Barusi kandi bazize ubusa, ibabuza kwiga mu kirimi cyabo cy'ikirusi, bibabaza abarusi bo mu Burusiya. C'est normal. Nuko iyo niba haje muvuma yo kwica abirabura, birumvikana ko umwirabura iyo abibonye biramubabaza, bamuziza ubwoko. Tugiye mu gihugu cy'iwacu, niba hari abantu barimo kwica abatutsi babaziza ubwoko bwabo, ubwo bututsi, abumva ari abatutsi birabababaza. Iyo hari abantu barimo kwica abahutu babaziza ubwoko bwabo, c'est normal, abumva ari abahutu nabo birabababaza, n'est-ce pas? Donc rero bagombaga, nge mbona Ukraine yaragomba kwemera kuba unconditional allies b'Uburusiya, ubuhoro bugahinda. Ngira ngo uzi ko nka kiriya gihugu cya Finland, nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, cyo cyaravuze kiti bigeze kurwana n'abarusi bakozanyaho, ariko igihugu cya Finland cyaravuze kiti ngewe ntabwo nzagira aho mbogamira, sinzabogamira kuri OTAN, sinzabogamira ku Burusi, nzibera neutre. Ubu ngubu igihugu cya Finland nubwo gifite umupaka munini gihuje n'Uburusiya, kiriho kiratekanye, kiri mu mahoro. Ndumva abantu bo muri Ukraine nabo baragombaga kwemera, bakaba ntibagira aho babogamira, niba bashaka kwiberaho ntibajye muri OTAN, ariko nanone wenda niba badashaka ntibabogamire no ku Burusi. Kandi nibyo uriya mugabo perezida w'Uburusi Vladimir Putin avuga, aravuga ati ngewe icyo nshaka ntabwo, niba mushaka nimube neutre, Ukraine kiba igihugu kitagize aho kitabogamiye kuri OTAN, wenda ntikibogamiye no ku Burusi. Noneho cyokora amahirwe nuko ejo nabonye mu makuru hari abantu batangiye kubivuga kuri Radio Canada, babivuga kuri Radio Canada ejo, bavuga bati nyamara twari dukwiye kumva iriya revendication ya Putin yo kugira ngo igihugu cya Ukraine
kibe igihugu neutre, igihugu kitageze aho kibogamiye. Ubwo wenda bizevuriwe, ariko muri iki gihe ubona barimo baravuga ngo turohereze intwaro, ngo tuzohereze muri Ukrain, ngo kugira ngo barwane. Barakomeza kurwana, ariko ni bande bari gupfa? So les Ukrainiens. Nawe Abantu bo mu Buraya no muri Amerika barigaramiye, nta kibazo bafite. Donc ngiye nkabona harabayeho ibintu by'ubucucu ku ruhande rw'abategetsi, ntago mvuze abaturage, ku ruhande rw'abategetsi ba Ukraine bagendeye ku marangamutima, ku byifuzo bafite mu mutwe, aho kugira ngo barebe uko ibintu biteye la réalité, ibyo Machiavelli yita veritas effectuare, uko ibintu bimeze ukabyemera uko biri, aho kugira ngo ushake ibintu biri mu mitwe yawe ariko bitageze aho bihuriye n'ukuri kw'ibintu. Aho rero niho mvuga nti birababaje, iriya ntambara ubundi ni intambara itaragombaga kuba. Umuntu rero ikibazo yakwibaza, byatewe n'iki? Kuki Ukraine itumvishe uko kuri ngo irebe uko ibintu bimeze, yemera ko kaje, yemereye ko gushaka kw'Imana yafashe Ukraine ikayishyira iruhande rw'Uburusiya? Byatewe n'iki? Ngiye mvuga ko byatewe n'ikintu, iri jambo ryitwa demokarasi rizadukururira akaga. Demokarasi ni ubutegetsi bwiza, ni uburyo bwo gutegeka, bwo kuyobora igihugu, ni ubutegetsi bwiza. Ariko demokarasi ifite navuga ko ifite icyuho cyangwa se nakwita inenge. Demokarasi ishingiye kuri principe yuko abantu twese tungana. Ni ukuvuga ko profeseri wa ekonomi muri universite, wa droit, wa sociologie, wa ekonomi, umunyapolitiki ubimazemo igihe, wumva imitegekere y'igihugu, mu matora abona ijwi rimwe n'uyu nguyu urara ku muhanda w'umusanzaguri. Okay? Babona ijwi rimwe, kandi wa wundi w'umusanzaguri nta kintu yumva na kimwe ku mitegekere y'igihugu. Nanone iyo ufashe nk'umugabo n'umugore bafite abana 2 3 b'indahekana muri iki gihugu kitagira umuwe kitagira umuyaya, baba bari ku rugamba rwo kurera abo bana n'akazi kabo. Ntago bafite igihe cyo kujya gutekereza kuri ibyo bintu ngo by'imitegekere y'igihugu. Baba bagira ngo ku mugoroba baricara, wenda bamaze kurya bakareba amakuru ho gakeya, bagahita bajya kuryama kugira ngo ejo mu gitondo bazasubire kuri rwa rugamba rwo kurera abana n'akazi. Bataha ngizo za devoir ngaho kubajyana muri za activités scolaires, mu masiporo, mu miziki, kubakoresha za devoir, kubakarabya, ukagira gute, warangiza ukabaryamisha, nawe ukagenda ukihengeka gato kugira ngo usinzire. Ntabwo ari ukuvuga ko nta mwanya ufite wo kugira ngo wumve ujye gutekereza ku bibazo by'igihugu. Ariko mu matora abantu bose ari abumva, donc ce qui comprend les enjeux, n'abatabyumva, buri muntu wese abona ijwi rimwe. Ikindi cya kabiri, ngo baravuga ngo people are allowed to vote with their mind as well as their heart. Umuntu yemerewe gutora akurikije ibyo afite mu mutwe, igitekerezo cyangwa se umutima we. Ni ukuvuga icyo umuturage atorera umunyapolitike, umuyobozi, n'ibanga rye. Nicyo gituma bamushyira hahandi mu bwiherero iyo agiye gutora. Icyo umuturage atorera umuyobozi ni ibanga ry'umuturage. Okay? Donc ni ukuvuga ko niho nk'abantu bamwe cyane nk'ibihugu bya Occident, uhereye kuri Amerika, bigenda bikabwira abaturage ngo tugiye kubazanira demokarasi. Abaturage bagashyuha imitwe, abategetsi bagashyuha imitwe. Noneho birashoboka ko muri ya matora havamo
umutegetsi ukunzwe n'abaturage ariko udafite ubushobozi bwo kuyobora igihugu. Niyo mpamvu demokarasi kugira ngo ikore hagomba kubaho za rutangira. Hambere ku gihe cya perezida G.W. Bush hari umusekreteri parlementaire, umuntu wari umukarani wa premier ministre Jean Chrétien, sinzi ibintu by'imibonano bari bagiye kubonana na leta zunze ubumwe n'intumwa za leta zunze ubumwe za Amerika, donc abanyakanada babonana na leta zunze ubumwe za Amerika. Noneho uwo musekreteri w'umunyakanada aza kwibeshya, yibwira ko mikoro zafunzwe. Noneho aravuga ngo Bush is a moron. Ngo Bush ni igicucu, perezida Bush ni igicucu. Ariko za mikoro zirabyumva. Zibyumvishe abantu bati umuntu yatukanye ibintu, mbese bashaka kubigira histoire ndende. Noneho hari umunyamakuru wanditse muri Washington Post aravuga ati abanyakanada bamenye ibyo twebwe abanyamerika dusanzwe tuzi. Urumva? Atari ko icyo ngicyo ni icyerekana ko igihugu cyacu ari igihugu gifite fondasiyo, ko ari igihugu gikomeye. Kuko niyo ubutegetsi buguye mu maboko y'umuntu udashoboye w'igicucu, igihugu kirakomeza kigafunkisiona, kigakomeza kigakora, ntabwo gisenyuka rwose. Ni ukuvuga ko abubatse demokarasi yo muri leta zunze ubumwe za Amerika bashyizeho za rutangira. Nibyo barespekta principe démocratique ko abantu bose bangana, ariko bashyizeho izindi za rutangira ku buryo igihugu kiramutse kiguye mu maboko umuntu utowe adashoboye, ntabwo igihugu gihagarara, igihugu kirakomeza kigafunkisiona. Yego. Muri za demokarasi rero zirimo zizamuka inshyashya, akenshi bareba icyo kintu cy'amatora gusa, ntibatekereze gushyiraho za rutangira. Noneho bagira ibyago, nta nubwo ari n'ibyago, aba bakurikiranye za intere zabo, ndavuga nka l'Occident hariya muri Ukraine, bakagenda bagatoresha umuntu witwa Zelensky. Zelensky yari umuntu ukina za théâtre, nta experience politique yari afite. Ntabwo ari ukuvuga ko adashobora kuyigira, ariko aba perezida nta experience politique yari afite. Ni ukuvuga ko muri icyo gihe arimo he will be learning by doing. Uko ari perezida, uko akora niko agenda yiga. Yego. Niko akora amakosa, akenshi na kenshi agakora amakosa atuma igihugu cye kibabara. Ngiye mvuga ko Zelensky yakoze amakosa, kugenda akavuga ngo arashaka kujya muri OTAN. Nibyo koko ni uburenganzira, c'est la souveraineté des pays, ariko tugomba kureba ukuri kw'ibintu ukuntu bihagaze. Ariko bwana Guillaume, aho ngaho muri kuvuga, turebye nk'ibi bihugu bishyigikiye Ukraine, tukavuga nka Amerika n'Uburaya, ubu ngubu Canada ifashe umugambi wo kuzana abantu bo muri Korea kwa Kim Jong, akavuga ati abasirikare tubashyize ku mupaka wa Canada na Amerika ahari ryarema. Nta nubwo bahakandagiye. Kuki ibyo bo batakorerwa se bashaka kubikorera abandi? Icyo ko ari ikibazo nacyo. Aho kuri iyi si ni ishiraniro. Amerika na Canada n'Ubwongereza, Australia barakurikirana inyungu zabo. Barakurikirana inyungu zabo, kandi nigeze kubivuga, nyuma y'intambara ya kabiri y'isi abanyamerika bavuze ko ubo
badashinzwe kuba Croix Rouge, ko icyo bazareba mu mibanire ya Etats-Unis n'amahanga ari inyungu zabo gusa. Ni ukuvuga rero ko barimo barakorera inyungu zabo. Abanya-Ukraine nabo bari bakwiye kureba bati inyungu zacu zirihe. Ngewe iyo mbirebye ni nk'umuntu waza akakubwira ati bwana Bonheur, ati iyo nzu utuyemo nimbi, reka tuyisenye hanyuma nzakubakira inziza. Wakwemera? Ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Ahubwo wamubwira uti reka tujye gushaka ikibanza hariya, none iyo nzu nziza ushaka kunyubakira tubanze tuyubake. Ariko twe nko mu Rwanda dufite ingero abo basenyeye za Kangondo, donc ubu ngubu bari aho ngaho kandi bari bazi ko hari icyo bashobora kubona. Oya, uretse ko ba Kangondo bo barabasenyeye, ntabwo ari bo bisenyeye. Oru Amerika iraza ikakubwira iti, cyangwa se icyo gihugu gikurikiranye intere zacyo ikakubwira iti mumerewe nabi, tugiye kuzabazanira demokarasi n'iki byinshi, ibi ngibi murimo mureke tubisenye, nitumara kubisenya hanyuma tuzazana ibintu byiza, muzamererwa neza kurushaho. Abantu benshi bakemera bakajya muri uwo mukumba kandi barimo bakisenya bo ubwabo. Ubu ngubu ni igihugu kiri gusenyuka ni ikihe? Ni Ukraine. Abari gupfa ni abahe? Ce sont les Ukrainiens. Abari guhunga ni bande? Ce sont les Ukrainiens. Bagombaga, numva baragombaga kureba bakumva igikwiye, bakareba ukuri kw'ibintu ko kumeze. Bon, en fait ubwo wenda niho nahera, ubwo navuze kuri demokarasi, bakaza bakavuga bati mu nyungu zabo reka dutoze umuntu nakwita udashoboye, utazi politike nka Zelensky, uzatwumvira agakora ibyo dushaka, n'est-ce pas? Yahagera ubu bari kumubwira ngo tugiye kukoherereza imbunda ngo Abanya-Ukraine mukomeze murwane. Oui, nibyo bazakomeza barwane kandi koko bahangane n'Uburusiya, ariko bari guhanganira bari guhanganira muri Ukraine, ntabwo bari guhanganira mu Burusiya. Abari gupfa ni bande? Ce sont les Ukrainiens. Abandi bari kohereza intwaro, ni bya bindi bavuga ngo genda shango ngaho murwane bakogeza. Ndetse turabaha n'intwaro, urabizi ko usenya urw'umutiza umuhoro. Yego rwose. Usenya urw'umutiza umuhoro. Hagati aho ngaho intambara uko izatinda nibyo koko, intambara irahenda, wenda abo muri Occident baravuga bati bizagabanya ingufu n'ubukana na ekonomi, bizafekta ekonomi y'Uburusi. Nibyo. Ariko se abari gupfa ni bande? Igihugu kiri gusenyuka ni ikihe? Ni Ukraine. Abari kuhunga ni bande? Iyo urebye ibintu bimaze kwangirika muri Ukraine, bizatwara amamiliyari n'amamiliyari y'amafaranga kugira ngo byongere byubakwe, byongere bagere aho bari bageze. Uko intambara izakomeza kuba ndende kandi kuri solution evidente zari zisanzwe zizwi, ko Ukraine iba igihugu neutre, kitabogamiye kuri OTAN, kitabogamiye ku Burusi, bityo OTAN ikaba idafite uburenganzira bwo kuza gushyiraho ibitwaro byabo bya kirimbuzi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni ukubaha uburenganzira bwa muntu bw'Abarusi batuye muri Ukraine. Ndumva ibyo bintu ari vraiment ni des demandes raisonnables. Kuki bazategereza ko igihugu gisenyuka hagapfa abantu ibihumbi n'ibihumbi, ububabare bwinshi, kugira ngo bazemere ibyo bintu bagombye kwemera hakiri kare? Aho niho nibaza nkavuga nti ariko wenda hari ibintu ntumva ngewe nka Guillaume, wenda cyangwa Imana ifite ukuntu izabigenza, ariko njye nuko mbibona. Ubwo wenda niho twakora transition tukareba noneho u Rwanda rw'iki gihe uko rumeze.
ye mu by'ukuri koko iyo umuntu yitegereje ibiri kubera hariya muri Ukrain, bari guhereza abantu intwaro bati ni murwane, bagamije bafite gahunda zabo ku giti cyabo, noneho ukongera ukatera amaso mu karere k'ibiyaga bigari, ukavuga uti biragaragara ko ibyabaye haba mu Rwanda, uvuye muri Uganda ukajya mu Rwanda ukajya muri Congo, izo situation ukuntu zabaye, none wa mugani ibyo bintu se murabona bifitanye isano, mwabigeranya mute, murabona hari ahantu bihuriye? Oya, ntabwo ari ukuvuga ngo bifitanye isano, ahubwo ni ukuvuga tuti ibirimo kubera ahandi byatubera amasomo gute. Ariko nsubira inyuma gato wenda kugira ngo nuzurize ibyo navugaga. Urabona kuva intambara ya kabiri y'isi, Uburayi bwabaye nakwita unconditional allies. Mbese umuntu yavuga nk'inshoreke za Amerika, reka dufate gutyo, ntago zini baryo ariko umuntu yashyira mu kinyarwanda unconditional allies. Bagombye kuba abagaragu n'abanywanyi ba Amerika. Niko byari bimeze, bari bamaze Uburayi bwari bwarasenyutse, bwarashenywe n'intambara, industrie zaraguye hasi, bagomba kubona amafaranga menshi kugira ngo bongere bubake Uburaya. Niho haje iriya plan Marshall. Ubwo muri ibyo ngibyo abanyamerika bagira base militaire ikomeye mu Budage, Ubudage babuza kuzongera kugira intwaro n'ikindi. Nta kundi byari kugenda. Ariko ubu ngubu ibintu byarahindutse. Ubu ngubu Ubudage navuga ko ari nka moteri y'Uburaya, niyo la plus grande puissance industrielle. Ni ukuvuga ko noneho bakavuga naho Ubufaransa nibwo bufite ingabo, nibwo ku Buraya, kuri teritwari y'Uburaya nibwo bufite intwaro nucléaire. Donc Ubudage n'Ubufaransa byifatanyije, noneho bikambuka bikifatanya n'Uburusi. Ubwo bufatanye bwabo, Uburaya donc bufatanyije n'Uburusi, nibo baba première puissance mondiale, kuko baba babonye ressources naturelles z'Uburusi, peteroli, remine n'ibyo byose Uburaya budafite. Ariko Uburaya nabwo bukazana iyo puissance industrielle yabo y'Abadage, ingabo z'Abafaransa, noneho bakagira na expertise technologique mu bintu by'ubushakashatsi, za science na technologie. Ari Uburaya burabifite. Urumva ko abantu bashyize hamwe, iyo ensemble y'Uburaya n'Uburusi baba première puissance mondiale, cyane ko abaturage bo mu Burusi benshi batuye mu gihugu cyegereye Uburaya. Hariya muri za Siberia hariya abaturage bake cyane. Donc bahita baba première puissance mondiale. Ibyo rero abanyamerika ntibabishaka, baravuga bati ntabwo Uburusi n'Ubudage bagomba kwifatanya. Niyo mpamvu ubona banze, urabona kiriya gitembo cya Nord Stream 1 cyavanaga gazi mu Burusi kikanyuza mu nyanja ya Baltique, noneho kikayigeza mu Budage. Abadage babonye bimeze neza, bakaba bafite gazi ya makeya itabahenze, bigasutona industrie yabo. Noneho batireka twubake Nord Stream 2, indi mpombo ikurikiye ya kabiri. Abanyamerika bati nimuramutse mwubake Nord Stream 2, ni ukuvuga ko muzaba mubaye dependant 100% y'Uburusi. Bati ibyo ntitubishaka. Bati Nord Stream 2 ni muyihagarike, ahubwo twebwe tuzakora uko dushoboye, tujye dufata gazi yacu tuyikonjeshe, tuyishyire mu mato, tuyibazanire. Ariko birazwi ko gazi de schiste
iva muri Amerika ijya i Buraya ibihenze yikubye kabiri gatatu. Urumva? Donc yakwikuba kabiri gatatu, abanyaburaya bakahombera ariko abanyamerika bakahungukira. Urumva? Donc nizo za enjeux géopolitique zihari. Ubwo rero wenda none reka ibyo bya Ukraine tubihagarike turebe uko u Rwanda rumeze. Uko u Rwanda rumeze muri iki gihe, urabona abanyamerika bashinze imizi mu Rwanda kandi ntidushobora, nta bushobozi na buke dufite bwo kubirukana. None ubwo bashinze imizi mu Rwanda tukaba nta bushobozi dufite bwo kubirukana, hasigaye iki? Kwemera bakatuyobora? No, ntabwo babayobora, ntabwo aricyo bashaka. Barashaka kugira ngo bahagire base yabo, bikorere ibintu byabo, nta kindi. Ntabwo ari uko ngo barashaka kubayobora. Amerika ntabwo iyobora Canada, Amerika ntiyobora Ububiligi. Ariko aho Amerika igiye, Ububiligi bujyayo, Ubuholandi bujyayo, Norway ijyayo, Ubudage bugomba gukurikira muri politiki internationale. Nta kindi babasaba. Ahasigaye izo base militaire zabo, ibiryo biva muri Amerika, imyambaro, imiti, mbese le personnel local abari nkeya. Ahasigaye bo icyo baba bashaka ni iki? Baba bashaka ko noneho cya gihugu bamaze gushyira imizi kiba stable. Ubu ku rundi ruhande Tshisekedi yarabyumvise, aravuga ati muri iyi si iyo utishoboye ugomba gushaka ufite imbaraga kukurusha akagukingira ikibaba, kuko niba wowe utishoboye ntushake ukurusha imbaraga ngo gukingire ikibaba, noneho uba nka babyita gukira, umera nka ya nyakamwe. Baravuga ngo nyakamwe ni inyama y'ibisiga. None ibisiga byose biriyizi, inyamaswa zose ziraza zigashaka kukurya. Kubera iki? Kuko nta mbaraga ufite zo kwirwanaho, nta nubwo ufite nuko urwanaho. Ni ziriya byabaye muri biriya bya mouvement de non aligné avec la conférence de Bandung. Mouvement de non aligné, hari ibihanga bibiri. Ubu iyo bihanga bibiri bihanganye, ibihangange bibiri bihanganye, wowe ugomba kujya inyuma ya kimwe. Icyo ko iyo uhisemo nabi kigatsindwa, nawe uragenda. Hari umugabo w'inshuti yanjye yajyaga avuga ati njendu wa chef. Ubwo yavugaga Habyarimana. Ati njendu wa chef. Icyo gihe ntabwo numvaga filozofi y'uwo mugabo. None se ni chef nyine. Yewe. Ufite ububasha bwo kumurwanya, murwanye. Cyangwa se ufite ububasha cyangwa ubushake bwo kumurwanya, murwanye. Ariko niba ukaba nta n'ubushake ufite, urabigenza ute se? Nta bubasha, nta n'ubushake. Urabuha shefu. Yapfa mukajana. Kandi niko byagenze koko. Donc abanyamerika rero bageze mu Rwanda, ntidushobora kuhabavana, nta bushobozi, nta n'inyungu dufite yo gushaka kubahabavana. Kubera iki? Iyo bamaze kugera ahantu, bamaze kuhashinga imizi, baba bashaka kugira ngo cya gihugu noneho kigire ubutegetsi stable, ntibajouere policier. Baba bashaka ko kiba igihugu cy'amahoro, gifunctiona, noneho bo bakabona bakikorera ibyabo, namwe mugakora ibyanyu. Cyakora aho bagiye bababwira nko muri Nations Unies bati muratora he, ukabanza ukarebaho Abongereza n'abanyamerika bari butore, nawe akaba ari butora.
nibyo Nyerere yabwiye abantu be. Urabona Nyerere yagiye muri bintu bya ujama bya socialisme africain. Abazungu baragenda Tanzania barayikenesha ku buryo no kubona isabune yo gukaraba muri Tanzania byari ikibazo. Anyerera biwebye arabigerageza ipare ngo agiye kuva ku butegetsi yabwiye abantu be atumva rero twagerageje kurwanya abazungu ntabwo dufite ubushobozi bwo kubarwanya, none ndabinginze ntimuzongere kurwanya bari abazungu, mujye mureba icyo Ubwongereza bushaka n'icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishaka. Akenshi biba ari kimwe kuko aho umwe ari n'undi aba ahari, muri byose barajyana. Urumva ni uko nguko Tanzania yahise ihindura ikavuga iti aho Abongereza bagiye n'Abanyamerika nanjye niho ndajya. Noneho bayiha amahoro, bamaze kuyiha amahoro ni uko nguko bagiye bagashyiraho nka riya mishyikirano ya Arusha ikabera muri Tanzania, ruriya rukiko rwa Arusha rukabera muri Tanzania. Ubwo urimagine amafaranga yamanwe muri kiriya gihugu, none urabona Tanzania iraganje, iratuje, abaturage ntibicana, igihugu kirafunkisiona, barikorera twa politike twabo, ariko bakaba bazi ko aho Angleterre igiye, aho Ubwongereza bugiye n'Amerika zigiye nabo niho bajya. Donc natwe rero nuko byagenze, ni amateka. Abanyamerika bageze mu Rwanda mbere y'ibindi bihangange, mbere y'Uburusi, mbere y'Ubushinwa. Ubwo nta kundi tugomba kwemera, kandi ntidushobora kuhabavana, nta n'inyungu dufite zo kuhabavana, nta kindi tugomba kwemera, tukaba unconditional allies b'Amerika. None Abanyamerika kubera ko bashaka ko igihugu cy'u Rwanda kiba stable, barimo barabwira, nahoze numva kuri Gisovu Kibuye, nta umutegetsi w'u Rwanda wabivugaga, ariko yavuze ati nakira abambasaderi b'ibihugu by'i Burayi, ati bose baza bambwira ibintu bibiri, ati baravuga ngo ko muvuga ngo ni jenoside yakorewe Abatutsi, ntabwo mwumva ko muzanye rya vangura muvuga mwebwe ko murwanya. Abona abambasaderi b'ibihugu by'i Burayi n'Amerika. Ibyo bimaze iminsi bivuzwe, byavuzwe n'uriya Bizimana wagizwe ministre ngo niba okay donc byagizwe ntabwo naramenye uwo ari wabivuze. Ni Bizimana niwe wabivuze. Ni Bizimana wabivuze. Arongera ati se iyo muvuze ngo ingengabitekerezo si ukugira ngo umuntu utavuga rumwe namwe mubone impamvu yo kumucinyiza, yo kumushyira ku ruhande, yo kumuniga. Urumva ko Abanyamerika ntibemera iriya nyito ya jenoside yakorewe Abatutsi, kandi barabivuze, barabyanditse. Mu gihe gishize munyari mu kwezi kwa 10, ndumva reka ndebe hano kuri ndayifite hano kuri ekran, reka nyifungure. Urabona umukozi wa Amerika yagiye ku Gisozi, ku itariki ya 25, dimwe kuri note yasomye handitseho itariki ya 25 z'ukwa 9 mu 2021. Yego. Uwo umukozi wa Amerika witwa Deborah McLean yagiye ku Gisozi. Mbwira umukozi wa Amerika ajya ku Gisozi mu kwa 9, agiye kuri memorial yo ku Gisozi, yajya ku Gisozi mu kwa 9 agiye gushaka iki, kubundi bahajya mu kwa 4. Yagiye kwazura. Yaragiye kugira icyo atubwira. Yego. Ahageze aravuga ati ibyabaye mu Rwanda ntibyagombye kuba byarabaye, atariko
ati nishimiye ukuntu iki gihugu cyashoboye gutera imbere, atariko ubumuntu bwari bukwiye kudufasha gushyira hamwe imbaraga zacu kugira ngo turwanye ibintu byose bitera inzangano mu bantu, all forms of hate. Ati nishimiye imbaraga mushyiraho kugira ngo mushyireho muri memorial, atariko dufite inshingano, responsibility yo kubungabunga amateka ya bose, tire akarongo, yego, buri muntu wese. We all have a responsibility to protect the history of all dash every single human. Ni message yaraje kubabwira ati nimuve muri jenoside yakorewe abatutsi, nimuve muri ibyo by'ingenga bitekerezo, ahubwo muvuge umunyarwanda mwese mujye hamwe kugira ngo igihugu kibe stable. Kuko nimugendera kuri jenoside yakorewe abatutsi, kubivuga jenoside yakorewe abatutsi ni nk'uko Kizito yabiririmbye, ni wo musaraba w'u Rwanda. Kuko iyo umaze kuvuga ngo ni jenoside yakorewe abatutsi, igihugu cyose kiba kigiye muri terreur. Kubera iki? Nta bimenyetso bizwi officiel bituma umuntu ashobora kuvuga ati uyu nguyu wujuje ibi bimenyetso ibi n'ibi ni umututsi, uyu wujuje ibimenyetso ibi n'ibi ni umuhutu. Ibyo nta hantu namwe byanditse, ntibibaho. Donc ni ukuvuga ko iyo utangiye gutegekesha jenoside yakorewe abatutsi cyangwa se miroir yayo jenoside yakorewe abahutu, ubu igihugu ugiye kugitegeka ibyo bita arbitraire. Donc ni ukuvuga ko muri kiriya gihugu muri jenoside yakorewe abatutsi, umuhutu abaye uwo babona ari umuhutu, abaye second class citizen, arakinyijwe. Ariko na wa wundi wumva ari umututsi nawe nta mahoro afite, kuko bashobora kudesida bati wowe urabeshya uri umuhutu. Yabihakana gute se ko nta bimenyetso? Cyane ko ibintu byose byivangavanze. Oya, nta bimenyetso bihari. Nje nicyo kibazo nkomeje kubaza kuvaho natangiye gukora activisme politique. Umupaka hagati y'abahutu n'abatutsi uri hehe? Critère, ibimenyetso umuntu agomba kuzo kugira ngo yitwe umuhutu, leta imufate nk'umuhutu. Simvuze ko umuturage yita umuhutu cyangwa umututsi, ubwo n'uburenganzira bwe. Ko umuturage yita undi umuhutu cyangwa umututsi, ariko ntagire icyo amutwara, ntamubuze guhaha, ntamubuze amahoro, ibyo ndumva nta kintu bivuze. Wakwita umututsi ariko ntakubuze amahoro, cyangwa akakwita umuhutu ariko ntakubuze amahoro yawe, ntakubuze uburenganzira bwawe mu gihugu cyawe, bigutwaye? Ndumva ntacyo byabitwaye. Ntacyo byabitwaye. Ikibi rero niyo leta ibyinjemo ikakugira umuhutu cyangwa ikakugira umututsi. Kuko ni kugira umuhutu uraba umujenosideri, ariko ni kugira umututsi ubwo ngubwo ntawongera kukurega jenoside, ushobora kuramuka. Ariko ntabwo bivuze ko wowe wumva uri umututsi leta yo itakwita umuhutu. Urabona igihe ejo bundi Nyamvumba, igihe Kagame yijundika Nyamvumba muri assemblée, Yego, abantu bari batangiye kwandika ngo dayeri ngo bari abanyamvugo ngo nta ngo wasanga ari abahutu. Ariko byari bicitse gatoya ngo dayeri bari abanyamvumba ntabwo. Donc byari bitangiye kwandikwa mu makuru bavuga ngo bari abanyamvugo ngo nta wamenya n'ubwoko bwabo. Yego, ngo bashobora kuba ari abahutu. Ariko yego, nanjye nicyo ngiye kuvuga bwana Guillaume. Mu Rwanda harimo ikintu cya fenomene giteye ubwoba. Umuntu bamuha ubwoko bashaka bitewe n'icyo bashaka kumukorera.
kubera bitewe n'inyungu zabo za politiki, kubera ko muribuka ko idamanyi mwe mutanzeho urugero, amaze kuvuga ibyo yavuze, bajyaga bafata amafoto ye bayakoresha uko bashaka, bati uriya si umuhutu, uriya si umututsi, si umucikacumu, n'abakarasira niko byari bimeze. oui tout à fait, urabona ko byose babikora mu nyungu zabo. donc leta ikwita umuhutu cyangwa umututsi kubera inyungu zabo, nibyo nita leta ni politiki. Iya mbere hari article iri kuri The Rwandan, navuze ko ubwoko buri butatu. Hari ubwoko wumva urimo, wabaza umuntu uti ubwoko bwawe ni ubwati ndi umuhutu, undi ati ndi umututsi, undi ati ndi umutwa. Hakaba na bamwe nkanjye ubungubu yumbajije ngenda kubwira ni ngenda umunyarwanda, ntabwo nkiri muri ibyo by'abahutu n'abatutsi. Ni uburenganzira bwanjye, bo nimba ngomba kubizira nzabizira, ariko ngewe ubwoko nabuvuyemo. Noneho ubwo bwoko wiha wumva urimo ni uburenganzira bwawe, ça fait partie de ton auto-identité, ntacyo bukongerera, nta n'icyo bukwima, ni ishema ryawe. Ni nk'uko uvuga uti kwa kuntu umuntu yagenda akavuga ati ni kanaka wa kanaka rwagiteye, ati rwiyamirika nika iminega indi ntware bikiye gutsinda singanira nshaka kurwana, kandi wenda atarigeze afata n'icumu cyangwa umuheto. Urumva ibyo ngibyo ni auto-identité, ntacyo bitwaye. Okay, hari ubwoko umuntu aguha, abaturanyi cyangwa environnement iguha, bakaba bati uriya ni umututsi, uriya ni umuhutu. Niba ari abaturage bakaba nta kintu, nta burenganzira bwawe babangamiye, ntibakwima akazi, ntibakubuza gukora akazi kawe, ntibakubuza guhinga agasambu kawe, ntibakubuza gutura mu nzu yawe, ndumva ntacyo bitwaye. Ikibi ni iyo umutegetsi abyinjiyemo akakwita umuhutu cyangwa umututsi, kuko haba hari inyungu za politiki agamije. Icyo nicyo kibi cyane, icyo nita leta ni politiki. Tugarutse rero kuri biriya bintu by'abanyamerika, barimo baratubwira bati banyarwanda nimuve mu buhutu n'ubututsi, mwubake igihugu stable. Bariya b'i Kigali bagakomeza kuvuga ngo jenoside yakorewe abatutsi, kandi iyo jenoside niyo ituma igihugu kiba instable. Ni ukuvuga ko hari igihe kizagera abanyamerika bakavuga bati aba bantu ntabwo bashobora gustabiriza iki gihugu, kandi ntabwo dushobora gukomeza kubategereza, tugiye kubavanaho. Ikibuze kugeza uyu munsi nge mbona ni uko noneho na ba bandi bavuga ko barwanya buriya butegetsi, bo ahubwo bazana ngo jenoside yakorewe abahutu. None se niba abanyamerika barwanya jenoside yakorewe abatutsi, bakoresheje kugira ngo bashyigikire buriya butegetsi, bahagera bagahindura ikote bakaburwanya, murumva bazashyigikira jenoside yakorewe abahutu? Jamais. Donc ukabona nk'abanyapolitiki aho ngaho bwana Murere, wenda hari ikibazo umuntu ashobora kwibaza, ku mpamvu zitandukanye. Iyo wumvishe uko abanyapolitike babivuga, jenoside yakorewe abatutsi yaravuzwe iremerwa, n'abo bavuze ko bayikoze barahanwa, babyemera batabyemera, biba byo bitaba byo, barabibashinje barabihaniwe. Ariko ku rundi ruhande bakavuga bati hariho abandi bantu bapfuye b'abahutu, kandi nabo bafite abantu babishe. Noneho bakwinjira no muri caractéristique z'icyo bita jenoside, bagasanga birimo rwose bihuza n'uburyo aba bahutu bishwemo nuko bishwe, mbese ugasanga kondisiyo zose zisa naho zijya kuzura
kugira ngo cyangwa se mvuge ngo zuzuye kugira ngo nabyo byitwe jenoside. Ikibazo gihari rero, wenda ukavuga uti intambara ya jenoside y'abahutu n'iy'abatutsi, ibyo bintu byo bizageza u Rwanda hehe? Ariko none ku rundi ruhande ukavuga uti none se niba hari jenoside y'abatutsi yakozwe, ababikoze bagahanwa, uzavuga ati hari n'iy'abahutu yakozwe nayo kugira ngo abandi bahanwe, ahari byo byaba ari ukuyoba se, cyangwa muri analize uko musesengura mwe mubibona mute? Bon, reka nsubire inyuma gatoya, nigeze kubyandika kuri site ya DHL. Muri shominoma yanjye mu uko nagiye navuze amateka yanjye, mvuga ko natangiye kureba politike kuva ndi umwana mutoya w'imyaka 6. Ubu ngubu mfite 65. Buriho ntabwo wenda ko hari bimwe numvise. Kimwe mu byo numvise ni uko imvugo muri politiki ntabwo igamije kubeshya, nta nubwo igamije kuvuga ukuri. Igamije kuvuga ibintu mu nyungu za politike yawe, wowe w'umunyapolitike y'icyo ugamije. Iyo rero tuvuze hari igihe nk'uko abanyamerika bo ubwabo bumvaga iyo nyito ya jenoside yakorewe abatutsi, bakumva akaba ariyo nyito bamamaza. Ariko bageze aho, bitewe n'aho inyungu zabo zigeze, nakubwiye ko bashaka ko igihugu kiba stable, baravuga ati no, ibyo bintu byo kuvuga ngo jenoside yakorewe abatutsi kandi hari n'abahutu bishwe n'abandi bishwe batitwa abatutsi, no, ntabwo ari, kuko ntabwo bizastabiriza igihugu. Nibyo uriya mugabo Bizimana yavuze ati, baza bambaza bati iyo jenoside yakorewe abatutsi ntabwo mwumva ko isenya ubumwe, muvuga ko mushaka kubaka ingengabitekerezo ya jenoside. Donc iyo rangaje jenoside yakorewe abatutsi yaba yujuje ibimenyetso byose ko ari jenoside, cyangwa se jenoside yakorewe abahutu yaba yujuje ibimenyetso byose ko ari jenoside, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu ni ugushaka ukuntu twubaka ubumwe bw'abanyarwanda, igihugu kikaba stable, hanyuma abanyamerika bo bakikorera ibyabo bashaka. Urukumva? Donc niba bamaze kuvuga bati twamaganye jenoside yakorewe abatutsi, iyo nyito ya jenoside yakorewe abatutsi, forcément ntabwo bazemera inyito ya jenoside yakorewe abahutu. Donc twebwe tuzwi bavuga ngo bariya ni abahutu. Ikitubuza kwambara wa mwenda w'umunyarwanda ni iki? Ikibuza umunyapolitike uzwi w'umuhutu kuvugira bose ni iki? Akavugira b'abahutu ariko n'abandi n'ababandi abona ari abatutsi, ariko bumva bakandamijwe na buriya butegetsi bakamwibonamo. Niho mvuga waruvuze uti ikintu cy'ubucamanza, ubwicanyi bwarabaye koko. Hari abahutu bagiye kwica abatutsi, abo ngabo isi yarabakurikiranye irabahiga, n'ubu ngubu ikibahiga barahanwa. Ariko hari n'abatutsi bishe abahutu, hari n'abatutsi bishe abatutsi. Abo batutsi babicenye nabo bagomba guhanwa, ariko ntabwo ari ngombwa ko byitwa jenoside kugira ngo bahanwe. Urukumva? Reka wenda nereke kujyana mu bindi biganiro aho ngaho wenda hari n'igihe kizajyana nabwo tunabiganireho kugira ngo mukomeze muri ntuza yanyu. Oui, donc nge mvuga ko urabona, reka nguhe nk'urugero.
urabona igihe Kagame ajya guhura n'uriya munyemari w'umwongereza noneho akavuga ngo abahutu bishwe ku bwinshi akabyemera. Noneho Ingabire na Ntaganda bahita babisimbukiraho bati ubwo wowe nawe wemera ko abahutu bishwe ku bwinshi, bandika ibaruwa bavuga ngo turasaba umunsi ngarukamwaka wo kwibuka abahutu, kandi b'Abanyamerika aribo barimo bategeka bayobora, barimo aribo mbese navuga bari muri driver seat mu bintu bibera mu Rwanda. Bo barashaka umunyapolitike uvugira bose kugira ngo igihugu kibe stable. Icyo gihe rero nge Soromwa aho Ingabire na Ntaganda baguye mu mutego Kagame, kukumva Kagame kugira ngo ajye kubwira uwo munyemari ngo abahutu bishwe ku bwinshi, umunyemari bajya kumubwira ibyo bintu by'abahutu n'abatutsi na za jenoside kubera iki? Ni umutego bagira ngo b'abanyapolitike bazwi nk'abahutu bareyagise bavugira abahutu. Nibavugira abahutu icyo gihe FPR comme par défaut igaragara nk'aho yo ari ibungabunga umutekano w'abatutsi. Iyo ni strategie FPR yakomeje gukora. Ariko bwana Guillaume, ntabwo ntekereza ko no kuba Ingabire yarafunzwe bwa mbere ari cyo kintu yazize, ntabwo bwa mbere yaba yarakivuze icyo kintu cyo kuvuga ko hari ubwicanyi bwabaye, jenoside yabaye, ariko ko n'urundi ruhande narwo rw'abishwe bagomba kubona ubutabera. Ntabwo ntekereza rero ko wenda baba barabisimbukiyeho ejo bundi, kandi hari n'Abanyarwanda b'abanyapolitiki benshi bakomeje kuvuga bati hari jenoside yarabaye, nibyo abatutsi barapfuye, nibyo, ariko hari n'abahutu bapfuye, bavuga bati ubutabera burakwiye. Ese wowe mu isesengura ryanyu musanga nubwo abo Banyamerika baba bafite iyo gahunda, musanga mu by'ukuri bikwiye ko abantu bakwica igice kimwe kikica n'ikindi kikica, ariko kimwe kigahanwa abandi bakidegembya ngo ni ugushaka amahoro? Amahoro atagira ubutabera abaho? Nibyo nkubwiye, nk'uko uriya Dr. Mukwege yabivuze, yaravuze ati nta mahoro ashoboka hatabaye ubutabera, hatabaye ukuri, hatabaye ubutabera. Urumva? Ariko kugira ngo abo bantu icyo gice kindi, donc igice cyo muri RPF kishe abahutu kikica n'abatutsi, ni ntuza uriya nyakwigendera Professeur Kimenyi niwe yigeze kumucika muzira ku rubuga nkoranyambaga rwitaga Rwanda Air rwafunze Marerezoma. Navuga ngo Kagame is even worse than Habyarimana, ngo uzi ko yica n'abatutsi. Yabaye mubi kurusha Habyarimana. He is even worse than Habyarimana, uzi ko yica n'abatutsi. Donc birazwi ko Kagame n'ingabo ze n'abambari be bishe abahutu bakica n'abatutsi, kandi kugeza uyu munsi bakaba batari bahanwa. Igituma badahanwa nuko Kagame akiri ku butegetsi, afite iminite ahabwa nuko ari ku butegetsi. Ariko umunsi azavaho, ubwo bwicanyi bakoze bazabubazwa. Ngira ngo wabonye ejo bundi muri Abafaransa, je pense mu nteko ishinga amategeko y'Abafaransa batangiye kuvuga bati igihe kirageze kugira ngo iriya mapping report ihabwe agaciro. Abantu bishe abantu muri Congo, kandi abo babishe ni izirangabo za Kagame, nabo batangire bahanwe. Ariko ntabwo ari ngombwa ko ubwicanyi umuntu uje iyo kwiciye umuntu, ntabwo ari ngombwa ko byitwa jenoside yakorewe abahutu ngo ufate abahutu bose ubashyire mu gatebo kamwe n'abatutsi ubashyire mu gatebo kamwe. Icyangombwa ni uko abantu bamwe bishe abandi bantu. Iyo niyo crime de base. Urumva? Naho jenoside ni qualificatif.
ariko icyaha ni uko abantu bagiye bakica abandi bantu, bakica imbaga y'abantu, bagatsemba imbaga y'abantu. Aho rero makoni uwabikoze wese agomba guhanwa. Ntabwo ari ngombwa ko byitwa jenoside kugira ngo ahanwe. Ntekereza ko wenda ababikora bavuga bati dawa ya moto ni moto. Birashoboka dawa ya moto ni moto, kugira ngo niba ariyo ntwaro ubu ngubu Kigali kubitisha abantu bose ko ari jenoside, bati reka natwe nawe yarayikoze reka natwe tuyivuge. Wenda sinzi niba ariyo filozofi, ariko mu by'ukuri ibyo bavuga nabyo ntabwo umuntu yavuga cyane ko ntabwo nshaka kubyinjiramo muri iyo santere. Ariko reka tugaruke kuri sujet du jour. Kuri sujet du jour rero nye numva buriya butegetsi bwa Kigali bwagombye kumva ibyo ngibyo abanyamerika babubwira. Yego. Okay, donc twabyemeye, abanyamerika bageze mu Rwanda ntidushobora kubavanamo. Nta n'inyungu dufite zo gushaka kubavanamo. Donc tugomba kwemera tukaba unconditional allies ba Etats-Unis za Amerika. Iyo uvuze za Etats-Unis za Amerika ubwo uvuze turo bloc occidental, nta kundi byagenda. Sibyo? Icyo tukacyemera, kikatujya mu mutima, kikatujya mu maraso, kikatujya mu musokoro, tukumva ko ariko bimeze. Ikindi nk'ifunguro turya. No oya, ahubwo nk'amaraso uko atembera mu mubiri wawe. Atembera mu mubiri wawe, bikakujya mu bwonko, bikakujya mu magufa, bikakujya mu mitsi, bikakujya mu misokoro. Nuko twebwe abari muri iki gihugu cya Canada byatugiye mu mutwe, bitujya mu misokoro, ko nta kundi byagenda. The destiny of Canada is tied up to the destiny of the US. Tubishaka tutabishaka nta kundi byagenda. Donc nukwemera ukuri kw'ibintu. Nituzagwa mu mutego, nidukomeze kugwa mu mutego nk'abo bari Ukrainien batarebye ukuri kw'ibintu ngo bemere ko Imana yafashe icyo gihugu ikagicomekanya ni igihugu kimwe. Donc twemera ukuri kw'ibintu uko duteye. Les désirs ibiri mu mitwe yacu, hari ibyo umuntu yifuza ariko akaba n'ibiriho. Ntabwo tugomba gufata ibiri mu mutwe ibyo bita moonshine, desire, wants, ibyo twifuza. Hari uwavuze ngo don't let what you want make you forget what you have. Ibyo wifuza ntibikakwibagiza ibyo ufite. Kuko nubyibagirwa urabitera bya bindi ufite, urabitera umugeri. Numara kubitera umugeri urasigara n'ikisi ko ari byo wari ufite. Urasigara uri wazi. Urabubuze byose nk'ingati imenye. Donc abanyamerika barabwira ubutegetsi bwa Kigali bati nyamuneka ibyo bya jenoside yakorewe abatutsi nimubishyire ku ruhande, ibyo bintu by'ingengabitekerezo, ahubwo muvugane. Ubwo bikaba bivuze ko ugomba gufungura urubuga rwa politike, igihugu kikaba stable. Icyo bakeneye twebwe twitwa ngo none turi muri opposition, ni ukumva ubwo iyo volonté, icyo cyifuzo cy'abanyamerika. Niba tugiye kuvuga ntituvugira abanyarwanda bose, twivugira abahutu bonyine. Nicyo mu kiganiro natanze ku Ikamba ejo bundi nabwiye abantu nti amateka y'u Rwanda kuwa 59 kugeza uyu munsi ni runari na parmehutu zirimo zirwana. Uyu munsi kubwira runari iri ku butegetsi, runari ni babandi bavuga ngo twebwe iki gihugu ni igihugu twahawe n'Imana, twaremewe kugitegeka, bari abahutu cyangwa se abandi ntacyo duhuriyeho nabo, ni abagaragu bacu, bagomba kwemera bakaba abacakara bacu, bitaba ibyo ngibyo tukabica tukabamara. Urumva? Hakaba na parmehutu nireba akaga k'abahutu bonyine. Noneho bo bakavuga bati nitwe benshi,
bari abatutsi bavuye ntawuze aho bavuye nibimanuka etc. Ni twebwe tugomba dayeri demokarasi iri hano turufaveri, ni twebwe tugomba gutegeka kiriya gihugu. Bo kubwira abarunari bari ku butegetsi ngo nibavirire ubwo butegetsi, bibasaba ingufu nyinshi cyane z'umurengera, zibasaba ubumuntu, zibasaba ubutwari burenze, kuko bo birabungukira ko nibo bari ku butegetsi. Ariko aba bitwa ngo noneho ni abahutu bari hasi, uturi hasi. Parime hutu nta kitumariye ubu ngubu, kuko icyo dukeneye ni ukugira ngo na wa wundi uri mu butegetsi ariko akaba atishimiye ubutegetsi bwa RPF atwibonemo, adufashe. Sinzi niba wibuka ya ntuza ya disikuru ya Martin Luther King. Ndimo kuyifungana na ndayifite imbere yanjye. Aha, urumva hari ahantu avuga ngo, but there is something I must say to my people who stand on the warm threshold which leads into the palace of justice. In the process of gaining our rightful place, we must not be guilty of wrongful deeds. Let's not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. Ntabwo ari ngana nashaka gusoma. Aravuga ngo the marvelous new militancy which has engulfed the Negro community must not lead us to a distrust of all white people. For many of our white brothers, as evidenced by their presence here today, have come to realize that their destiny is tied up to our destiny. They have come to realize that their freedom is inextricably bound to our freedom. We cannot walk alone. Ahari the Negro, ushireho the Hutu. We cannot walk alone. Dukeneye izo ngufu z'abumva ari abatutsi bari mu butegetsi kudufasha kugira ngo iya ngoma y'igitugu tuyivaneho. Iyo uje rero ukavuga uti ngenje kuvugira abahutu babandi bari mu bumva wenda bari mu butegetsi ariko batabwibonamo cyangwa bubona ari ubutegetsi bubi, ubu wagiye ukize ku ruhande, uba wibujije ingufu zabo. Niho rero mvuga la deuxième réalité, umwenda w'ubuhutu nta tuwiyambure, twambara umwenda w'umunyarwanda. Nituvuga umunyarwanda, wa muhutu ko abakandamijwe, wa muhutu ukandamijwe aziyumva, ariko na wa mututsi ukandamijwe nawe aziyumva. Icyo gihe muzaba, you will be stronger. Ibyo muvuga birumvikana bwana Guillaume Murere, ariko ikibazo ni kimwe. Ikibazo uravuga uti uko kushaka kuvugira ubwoko bumwe ntabwo byaba ari byiza, nibyo koko. Ariko noneho ikibazo gihari ni icyo kuvugira abantu bapfuye barenganye ndetse bamwe batari no mu buzima. Noneho iyo wumva abanyapolitike bavuga, bo barakubwira bati abapfuye, abatutsi bishwe babonye ubutabera kuko ababikoze bahana. None se ni kuki mwebwe mushobora kuvuga muti ni ukuvugira bose, kandi nyine niba bari kuvuga abishwe cyangwa se abiciwe akaba igice kimwe cyarabonye ubutabera, ni gute mushaka kuvuga ko uwo muntu uvuga ati
hari abandi bapfuye nabo bagomba kubona ubutabera, wowe ukavuga uti iryo jambo ubuhutu ntabwo twakagombye kurivuga, ahubwo twavuga ko ari abanyarwanda. Kandi iyo mvugo ya ndi umunyarwanda nayo hari aho bamwe bayikemangwa bavuga batari ko ntabwo ari uburyo bwo kujijisha no gushaka guhisha bimwe ku bwende babizi kandi banabishaka. Encore tujye tureba la réalité, la veritas effectuelle nk'uko uriya Machiavelli yabyanditse, turebe ukuri kw'ibintu ukuntu bimeze. Hari postura, hari ikintu uvuze nge mbona kitari cyo. Abatutsi babonye ubutabera, bamwe babonye ubutabera, bamwe babonye ubutabera nibyo, ariko abatutsi bose ntibabonye ubutabera. Nibyo rwose, ni kimenyimenyi. Karasira ntabwo yigeze abona ubutabera, tubyemeranyaho pe, kuko abatutsi bamwiciye ababyeyi ntabwo bigeze bahana. Nk'uko abicanyi bo muri RPF bagiye bagatsemba umuryango wanjye ntabwo bigeze bahanwa, ba Koloneli Nzaramba n'abitwa babagira igomwa ntabwo bigeze bahanwa. Donc Karasira ntabwo yabonye ubutabera, nanjye nta butabera ndabona. Nuko ko ngiye na Karasira duhuje ikibazo kimwe, abatwiciye baridegembya ndetse baranabyigamba. Urumva? Nta nubwo byahagaze, nta nubwo byahagaze. Donc kunga ingufu yanjye hamwe na Karasira, ningenda mvuga abahutu Karasira ndabamushyize ku ruhande kuko we atibona nk'umuhutu. Kandi nureba neza urabona ko nibyo mu bantu barimo guhara ubuzima bwabo kugira ngo iriya ngoma y'agatsiko ihirime. Ntabwo ari monopole y'abatutsi, y'abazwi nk'abatutsi cyangwa abazwi nk'abahutu. Idamange, Kizito Mihigo, Karasira Aimable, ariko hari na Abdul Rashid, hari na Cyuma, hari na bariya ba Theoneste, hari ba Ingabire. Donc haba abari mu butegetsi, hari abiyemeje kwirira ingoma, baba abahutu baba abatutsi, batitaye ku kababaro k'umuturage. Barimo ba Rucagu, ba Bizimana, ba Evode. Urumva? Abamporiki, ariko harimo nyine na bariya ba Kagame na Nyiramongi na ba Jacques Nziza n'abandi. Urukumva? Donc ni ukuvuga ko iyo tugiye mu buhutu n'ubututsi, twebwe nka opposition tuba twiciye intege. Niyo mpamvu mvuga uwo umwambaro w'ubunyarwanda tuwangira iki ko nawe udukwiye ko watubera kandi ukatwungura. Aho rero niho mvuga nti navuze tutagomba kugira ubucucu nk'ubwa abariya bategetsi bo muri Ukraine. Ntabwo mvuga abaturage ba Ukraine. Abaturage ba Ukraine bo ni inzirakarengane. Abaturage ba Ukraine ni inzirakarengane. Ariko bariya ba Zelensky nabo bakoze ibintu bidakorwa, bakora amakosa, banga kureba ukuri. None igihugu cya Ukraine kubera ubucucu bwabo igihugu kirasenyutse. Ubu rero natwe twoye abanyamerika baraduha opportunité, bati banyarwanda mujye hamwe, jenoside yakorewe abatutsi ni muyishyire ku ruhande. Nk'uko ya note ya wa mudamu wagiye Yulia Debora wagiye hano ku Gisozi avuga ngo we all have a responsibility to protect the history of all, every single human. Niyo message barimo kuduha, ariko twebwe muri opposition ntituyisingire. Icyo kora birimo biraza.
ntabwo nanone twavuga ngo ntabwo ari birimo biraza. Urabona Padiri Nahimana na Jean Paul Ntagara, urabona ukuntu bishyize hamwe, urabona ukuntu ba Jean Paul Ntagara bongeye kuzana iriya concept y'ubusopu y'ukuntu abahutu n'abatutsi twabanaga. Donc ntitwongere kurwana tugendera ku bwoko, ahubwo turwane hari agatsiko kiyemeje kunyunyusa imitsi y'abanyarwanda, kakabarya kabicaye ko nk'uko abarundi babivuga, kakabakanyaga kakabagira abacakara. Urabona nk'ibi ngibi birimo kuba i Kigali, aho ibiciro byazamutse ngo kubera iya ntambara ya Ukraine. Intambara ya Ukraine, igiciro cy'ibirayi kirazamuka bitewe n'iki? Oya, hari umuntu twari turimo tuvugana avuga ati rwose gaze yazamutse, ibirayi byazamutse, atari ku ikibazo ni ukumenya niba n'amakara ava muri Ukraine. Amakara ava muri Ukraine niba ava mu Burusiya, ku buryo byahita bizamura igiciro ako kanya. Biriya rwose biriya ni ukubera iki? Ariko n'agatsiko karabona ko karimo gutakaza ingufu. Ubu ngubu muri Kongo abanyamerika biyemeje gushyigikira Tshisekedi, n'est-ce pas? Gufunga umupaka, urabona umupaka w'u Rwanda na Kongo biroroshye kuwufunga. Urabona kuva hariya kuri Goma, hariya ku Gisenyi, yego, ukazagenda ukagera haruguru gatoya za Bunagana, ni nka kilometero hafi 20 z'umupaka. Ntabwo ari kure. Uzi ko hariya wagenda ugashyiraho uruzitiro rwa senyenge nka ruriya Trump yashaka gushyira hagati ya Mexique na Etats-Unis. Hanyuma hepfo Icyangugu hari iriya vale ya Rusizi iri hagati y'u Rwanda na Kongo. Nta handi wayambukira uretse ku kiraro, ko kugira ngo umanuke uri hakurya bakureba n'uri hakurya bakureba. Donc umuntu ushaka gufungura umupaka ni izigo wenyine aka kanya. Abanyekongo nibo bamara kubona ubushobozi bwo gukontorora igihugu cyabo. Wabonye ko niba ukurikira amakuru yo muri Kongo, ubu ngubu barimo baragenda barekupera controle ya mine zabo, ziriya za tenke fungurume bazigaruje. Ni ukuvuga ko biriya binombe bacukuragamo korutani hariya muri Est, nabyo mu kanya k'ubusa iriya na zahabu zizambukaga zijya mu Rwanda barafunga. Niba mara gufunga, none se kariya agatsiko ko kafunguye imikandara kakongera ibifu, umusirikare ukomeye generali ko bamuhemba amadolari 3,000, bakamuha imodoka akagendera muri V8, akaba agomba gutura mu nzu y'Inyarutarama, akaba agomba kunywera muri Serena Hotel cyangwa Convention Center. Ayo mafaranga yo kugaburira bari abategetsi bose bahaye imishahara itabaho, aho umutegetsi umugenerali ahembwa ibihumbi 3,000,000, umwarimu agahembwa 30,000. 3,000,000 n'ibihumbi 30. Ni ukuvuga ko umugenerali ahembwa inshuro 100 umushahara w'umwarimu. Nawe Ayo mafaranga Kongo nimara gufunga imipaka, igiciro cya jenoside ko kimaze gukama. Numvise na disikuru ya Tshisekedi ejo bundi, numva atangiye kugenda yisubiraho, ubanza nawe atangiye gushyira ubwenge ku gihe. Donc amaze gushyira ubwenge ku gihe, none ariko nawe amaze kubona utugufu, amaze kubona utubaraga, amaze kubona aho ahagaze. Ko numvise avuga ati kwaba ari nko kwiyahura gushaka
kumva ko uzatungwa n'utuntu uri gusorora mu gihugu cya mugenzi wawe, ati ibyo bintu rwose ntabwo bishoboka, ntabwo nari byo. Bwana Guillaume Murere rero nkatekereza ko mutuzengurukiye kw'ayo mateka yaba ari ayo muri kiriya gihugu cy'Uburusiya na Ukrain, uko imibanire mwatugereranyirije uko Amerika na Canada biriho, noneho mutweretse no mu Rwanda, ariko mucira amarenga cyangwa se mwicira ijisho abanyarwanda muti uburyo bwiza bwo kubaho kwaba ari ugushaka amahoro, umutekano kuri buri munyarwanda tutavanguye. Cyokoze ntabwo mbizi, wenda niba ari amatwi yanjye atarumvise neza, ariko ntekereza ko mwabo banyapolitike bose nta n'umwe uvuga aheza, nubwo bavuga bati wenda turashaka ubutabera ku bantu bishwe, ariko ntabwo ntekereza ko hari abantu uyu munsi bahaguruka bakagara ku maguru yabo yombi bakavuga ngo batekereza igihugu cy'abahutu gusa, cyangwa se barashaka ubutabera kurenganura abahutu bonyine, cyane cyane bazi ko hari n'abandi batutsi bavugisha ukuri benshi mwavuze na ba mushayidi barimo, hari n'abemeye kubizira barapfa barabashingura. Ngatekereza ko rero ibyo muvuze wenda igihe nikiba ngombwa ibintu bidushobokeye tukagira umuntu tubona twamuzana mukanaganira kugira ngo turusheho gusobanukirwa koko niba imvugo za politike zidasobanutse, kugira ngo abantu bumve ese koko ababaza ubutabera babaza ubutabera bw'abahutu cyangwa babaza ubutabera bw'abanyarwanda. Ibyo nk'uko nabikubwiye, hari icyizere kandi ibintu biragenda bijya mu buryo. Yego, abanyapolitike batangiye kumva ko kuza uvugira abahutu bonyine nta bitabungura. Urumva, natanze urugero rwa Padiri Nahimana uko afatanyije na Jean Paul Ntagara, birimo biraza, ariko naguhaye n'urugero nka biriya yaba ari uwa Ntaganda na Ingabire banditse bavuga ngo turashaka umunsi ngarukamwaka wo kujya twibuka ubwicanyi bwakorewe abahutu. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni bibi, ariko mu nyungu za politiki, kuko dukeneye ko na wa muntu nk'uko nabivuze, wa wundi wumva ari umututsi ariko utishimiye buriya butegetsi, wumva akandamijwe na buriya butegetsi bwa Kagame na Nyiramongi, ndetse ubu ngubu navuga bwa Nyiramongi na Kagame, kuko ubu ngubu nk'uko nabisobanuye mu kindi kiganiro, ubutegetsi buri mu maboko ya Nyiramongi, kandi kuva twatangarije kiriya kiganiro nta wari waza ngo atubeshyuze ngo avuga ati no urabeshya ibyo wavuze sibyo. ubwo abanadukurikiye baba bataracyumvise bakirebereye kuri Bonheur TV, ikiganiro kirahari no ku Ipfundo. Ibyo biganiro byose birahari byaho mwagiye musobanura uko ubutegetsi buri mu maboko ya Madamu Nyiramongi. Icyo rero ngiye munifuriza abanyarwanda ni uko wenda twagize ubucucu bwacu mu mateka n'ubugoryi no kutamenya. Urabizi ko abatabizi bicwa no kutabimenya, ariko igihe kirageze ngo noneho turebe ukuri kw'ibintu uko bimeze, twoye gukora amakosa nk'ay'uriya mugabo Zelensky n'ubutegetsi bwe bwakoze, none igihugu cyabo kikaba kirimo gusenyuka, aribo barimo abaturage b'Abayikreniye b'inzirakarengane bakaba barimo kuhababarira bitavugwa. Ni icyo ngicyo nashaka kuvuga, dukangukire kureba ukuri kw'ibintu. Hari ibiri mu mitwe yacu, ariko hakaba n'ibyo twita la réalité uko imeze. Iyo umaze kureba la réalité uko imeze, muri kiriya hari ikiganiro mperutse gutanga kuri radiyo Ikamba, navugaga ko umuntu mu gutera imbere
hari principe navanye muri cya gitabo cy'umwanditsi w'umunyamerika witwa Scott Peck cyitwa Le chômeur moins fréquenté. Ikintu cya mbere ni ukwizera. Icya kabiri ni ukureba ukuri kw'ibintu uko kumeze, kwaba kukubabaje, kwaba kutagushimishije, ariko niko kuri. Umuntu ntagendere ku biri mu mutwe we gusa, ibyifuzo akagenda cyangwa ibyo atekereza akareba n'ibiri la réalité du terrain. Nkuko nigeze kuvuga mu kiganiro, abasirikare barababwira bati niba mugeze ahantu mugasanga ibyo mubona imbere yanyu bidahuje n'ibyanditse ku ikarita, muzakurikiza ibyo mubona imbere yanyu, ntimugakurikize ibirimo ku ikarita. Irimo ku ikarita ni ibiri mu mitwe yacu, hakaba na la réalité du terrain. Icya gatatu ni ugukora utuntu dutoya tuduteza imbere, hanyuma ahasigaye tukihigiye. Ariko icyo kintu cyo kureba ukuri kw'ibintu, uko kuri rero ni uko abanyamerika bageze mu Rwanda, ntidushobora kubavanamo. Abanyamerika barashaka ko u Rwanda ruba igihugu stable, kandi gishobora kuba igihugu stable mu gihe buriya butegetsi bukigendera kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Ntibibaho, ntibishoboka. Jenoside nk'uko Kizito yabiririmbye, jenoside yakorewe Abatutsi niwo musaraba w'u Rwanda. Ariko nanone niba batemera, abanyamerika batemera jenoside yakorewe Abatutsi, ntabwo bazemera jenoside yakorewe Abahutu. Niyo mpamvu rero twebwe turi muri opposition tugomba kumva igihe cyose tuvuze tukavugira bose. Guillaume wiciwe n'inkotanyi ntiyumvamo, ariko na Karasira wiciwe n'inkotanyi nawe akiyumvamo. Ni ibyo ngibyo nagira ngo mvuge, nta bindi. Wahasigaye ndumva ikiganiro twagihagarikira ahangaha. Wakoze cyane. Ubwo byatumye nanone twavuze no kuri biriya bya demokarasi. Demokarasi ni nziza, ariko abantu benshi baza bakubwira bati demokarasi. Tukareba ya demokarasi amatora gusa, ariko ntiturebe na za rutangira zo kugira ngo iyo demokarasi izakore. Ikiguzi cya demokarasi, ariko wenda cyazaba ari ikindi kiganiro, that will be a story for another day. Mbona abanyarwanda benshi ntabwo twumva demokarasi icyo ari cyo. That's a story for another day. Turakoze cyane. Murakoze Bwana Guillaume Murere, turabashimiye ku kiganiro muduhaye, kandi ntekereza ko abazacyumva bazakomeza bakaduha komanteri, bakaduha ibitekerezo, ndetse haba hari n'umva ashobora kuganira namwe ku byo mwavuze, akaba yatubwira, akaza mukungurana ibitekerezo, cyane cyane mu nyungu z'abanyarwanda bose, kuko icyo abantu bashaka ni ugutahiriza umugozi umwe, kugira ngo dushake igihugu kirimo cy'abanyarwanda kandi kibereye abanyarwanda bose, igihugu kitavangura, igihugu kidaheza, maze tukabona umunezero ku banyarwanda, aho kugira ngo batubwire ngo statistique zitwereka ko miliyoni zirenga 2 ari abantu bishwe n'agahinda basaze, ahubwo turebe ko twagarura umunezero mu banyarwanda. Bwana Guillaume rero turabashimiye, kandi tubashimiye n'igihe muduhaye. Turizera yuko mu gihe kidatinze n'ubundi tuzongera tukababona, tukaganira kuri ibyo bintu mwari mukomojeho muvuga ku byerekeranye na demokarasi, cyane cyane ko abanyarwanda bashobora kuba bafite urwibutso rutari rwiza kuri demokarasi, cyane kubera ko habayemo ibintu nakwita akajagari twiteranije na demokarasi. Ndabaye mbashimiye rero, kandi mbifurije ibihe byiza. Ubwo naho ubutaha, murakoze. Namwe kandi Bwana Bonheur ndabashimiye cyane, iyo mumpaye umwanya nkaganiza abanyarwanda, nkabavungurira ku byo numva narasobanukiwe. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukuri, ntabwo ari ukuvuga ngo ni mu babimire bunguri. Guillaume yavuze ngo oya, ahubwo namwe ni mubifate, abandi nibabifate, abanyarwanda nibabifate, babirebe, babishungure, ibyo basanze atari byo babishyire ku ruhande, ariko ibyo basanze ari byo
babigira ibyabo nabo batangire babyamamaze. Murakoze cyane rwose, mugire ibihe byiza. Umubabaro n'uw'igihe gito, ijoro